iyi system yigeramo bakakubwira bakagutegeka uburyo udakwiye kujya uvuga ku byaha by'abantu. System ya kinamani ni system ya kirembe, ni system yo kurembaremba. Dufite abavuga butumwa benshi, uduturo donc agatike ka transport babaha babagenerayo bagiye mu ivuga butumwa katumye batandukana n'ubushake bw'Imana. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu byo kuri Gospel Hub TV. Twongeye kwakira mwese muterane ahangaha. Turabakunda kandi turabishimiye. Nongeye kubifuriza icyumweru cyiza rero. Nongeye kwakira umuntu mushyashya hano hantu. Turakwakiriye rero. Tuvuga ngo Gospel Hub TV nta kindi ikora ni ibiganiro bivuga ijambo ry'Imana. Uko nk'ibisanzwe rero turi kumwe n'umuvuga butumwa Evangelist Obed. Twamwakira. Murakoze cyane kunyakira. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina ni Obed Uwineza, ndi umukristo mwene so, mbarizwa ku itorero rya DPR Kicukiro Sheri. Nishimiye kubana namwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntekereza ko mumaze kubimenyera. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane Obed. Imana igumugisha. So rero nkuko mubizi buri ku cyumweru dufite topic nshyashya, dufite topic nziza ziba ari topic zidufasha kungurana ibitekerezo kuba twakura mu by'umwuka. Rero uno munsi dufite twazanye insanganyamatsiko igira ati ni wowe Imana izabikoresha. Bene data rero akenshi iyo twumvishe ngo hari abantu Imana yakoresheje, tukeka ko hari abanyembaraga, dukeka ko nyine bari ibidasanzwe. Reka rero Obed abanze mbere ko twinjira mu ijambo neza, reka Obed abanza dushyire imbere y'Imana. Turagushimira mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye neza we nyinshi n'urukundo rwawe. Uburinzi bwawe bwabanye natwe, bwatubayeho iyi minsi yose ihise, kugeza n'ubu ntabwo uradutererana, uracyaturinze. Kandi si twe twenyine ahubwo hari n'abandi benshi badukurikiye kuri uyu muyoboro wa Gospel Hub TV. Ukomeje kugirira neza, izina rye rihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe rero uyu munsi kugira ngo twumve icyo umwuka wera abwira amatorero. Ndakwinginga kugira bye kuba ubwenge bwacu n'ubumenyi bwacu kuko biri limite, ahubwo tugere muri mu ihishurirwa ry'Imana no mu bushobozi bwo muri Kristo, kugira ngo Imana ize kuvuganira n'abantu bayo muri twebwe ibingana n'ibyo ishoboye kuvugana nabo. Ibyo byose tubisabye twizeye kubikorera kwibasha ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Obed, yego, twongeye kwakira no kuri hano hantu, twongeye kugira umugisha mwinshi cyane. Kandi twizeye ko uno munsi insanganyamatsiko dufite ijambo rikomeye cyane. Ati ni wowe Imana izabikoresha. Amen. Sobanura rero tubwire ati ese bisaba kuba udasanzwe, bisaba kuba hari icyo wakoze nyine gitangaje, bisaba kuba uri icyamamare, bisaba kuba umeze ute bundi kugira ngo wumve ko ari wowe Imana izabikoresha. Tubwire rero. Mbere ku kibazo cyangwa ndakwakiriye mu ijambo wahera aho nyine. Murakoze cyane. Ni wowe Imana izabikoresha. Reka mbanze nshimire umwami wacu Yesu Kristo. Nkunda umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo turashima Imana kuko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Nyirimbabazi. Aravuga ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani uyu munsi tuba twihebye. Hari igitero yagezeho aravuga ngo uyu munsi baba badutapfunira ngitabi, amajosi n'amaboko byuzuye imigi, ariko ngo ibyo bintu byose Yesu yabidukuyeho. Amen. Icyo nshimira umwami wacu Yesu Kristo ni iki? Nuko twebwe dufite umwami ufite ubushobozi bwo kwima, akima mu bundi bwami.
hanyuma akabikora adateye kudeta cyangwa ngo yiyamamaze, ahubwo ni umwami w'amahoro kandi yima mu mitima. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ku gice cya 6 ku murongo wa 14. Muraza kunyemerera mpasome Mariko igice cya 6 umurongo wa 14. Turongera duhindure impapuro nkeya dusome n'ubundi ku gice cya 16 ku murongo wa 17 kugira ngo bize kudufasha gusobanura uburyo ari wowe Imana izabikoresha. Amen. Amen. Tuze no kuvuga ari ibiki Imana izamukoresha. Yego. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mariko igice cya 6 umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo, umutwe w'ijambo waho uravuze ngo Herode yica Yohana umubatiza. 14 aravuze ngo nuko umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryamamaye. Aravuga ati Yohana umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ayo magambo muze kuyibuka. Hanyuma igice cya 16 ku murongo wa 17 naho katuhasome. Bibiliya iravuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Icya mbere, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. 2, bazavuga indimi nshya. 3, bazafata inzoka. 4, kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. 5, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nibyo ngibyo ngira ngo tuze kwifashisha dusobanura uburyo ari nge ari wowe Imana izabikoresha. Mu byo Imana izagukoresha harimo no kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Harimo gufata inzoka. Harimo kunywa ikintu cyica ntikigire icyo kigutwara. Harimo kuvuga indimi nshya. Harimo kwirukana abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu. Dusomye ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo umwami Herode arabyumva ngo kuko izina rya Yesu ryamamaye. Amen. Amen. Aravuga ati Yohana umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Yego. Uyu ni umunsi Herode yumvise amakuru avuga ibya Yesu n'umurimo arimo arakora. Dusomye hejuru gatoya guhera ku murongo wa mbere w'iki gice cya 6, Bibiliya iduha amakuru y'uburyo Yesu yari amaze gufata abigishwa be 12 akabatuma 2 bakajyana aho yarabatumye mu ivugabutumwa. Abarambika ibiganza, arabatuma, abaha ubutware. Amen. Amen. Bageze ku murimo w'Imana, indwara zirakira, ibiragi biravuga, ibipfamatwi birumva. Hanyuma ngo Herode ayo makuru amugeraho y'uburyo abakize ari benshi. Amen. Amen. Abyumvise nibwo yari amaze iminsi mikeya umukobwa wiwe abyinnye mu birori akanezeza Herode. Yarangiza akamubwira ngo namusaba icyo ashaka cyose arakimuha. Abimusabye yoshywa na muka Herode witwaga Herodiya. Asaba ise Herode igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Barakimuha. Hanyuma ikintu cyantangaje ari nayo mpamvu itumye nsoma iri jambo ry'Imana kugira ngo turyifashishe tuvuga uburyo ari wowe Imana izabikoresha. Ni uburyo Herode arabizi neza ko amaze iminsi mikeya aciye Yohana umubatiza igihanga. Ariko yumvise amakuru avuga ibya Yesu n'umurimo ari gukora, aravuga ngo Yohana umubatiza yazutse,
nicyo gituma akora ibyo bitangaza. yego Baramubwira ngo hoya ni Eliya cyangwa n'undi wo mu bahanuzi. Aravuga uti nta n'umwe wo muri abo, ni Yohana umubatiza wazutse, nicyo gituma ari gukora ibyo bitangaza. Yanga kwemera ko hari undi wabone ko utari Yohana umubatiza wakora ibingana n'ibyo ngibyo. Yesu ashima. Ndagira ngo ntangarize wowe udukurikiye kuri Gospel Hub TV, nkubwire ngo mu mboni ya Satani n'abadayimoni, mu mboni ya Satani n'abadayimoni, ntabwo batekereza yuko hazongera kubaho umukristo umeze nka Sitefano, wemera no kuzira kwemera kwe, yego akazira kwemera kwe, ariko ntiyemere gushyirwa muri systeme, yego ya Kiyuda n'iy'idini by'ubukomamashyi n'iya gifarisayo. Ntabwo Satani mu mboni yewe n'abadayimoni batekereza ko hakongera kuba umukristo umeze nka Sitefano, wemera gupfa azize ukuri yamenye, ariko ntabe inkomamashyi yo kwemera gushyirwa muri systeme ya Kiyuda n'iya gifarisayo n'iy'idini. Ntabwo Satani abiteganya. Ni wowe Imana izabikoresha. Yesu ashima. Amen. Iyi systeme ndagira ngo nyibabwireho gatoya. Iyi systeme ni systeme bagushyiramo, ikakwigisha, bakaguhugura, bakakubwira ibyo ukwiye kujya umira ntubihanure, bakakubwira n'ibyo uzajya uhanura bimereye bene byo neza, ariko bitari mu bushake bw'Imana. Imana ibarinde iyi systeme. Ni systeme bagushyiramo, systeme y'idini, systeme ya gifarisayo, systeme ya Kiyuda. Ni systeme bagushyiramo bakakwigisha ibyo ukwiye kujya uvuga mu gihe uri kuganira ijambo ry'Imana. Bakakwigisha, donc bakagushyiraho bariyeri, bakagushyiraho amategeko, bakakubwira ibyo wemerewe kuvuga n'ibyo utemerewe kujya uvuga mu gihe wigisha ijambo ry'Imana. Donc ni systeme ya Namani, niyo systeme Namani ashatse gukoresha i Samariya kwa Elisa. Ni systeme ya kibembe, akanga gukoresha uburyo bw'Imana bwo kujya kwiyuhagira muri Yorodani inshuro 7. Arambwira ngo narinzi yuko uri bufate ibiganza byawe ukajya urembarembya hejuru y'ibibembe byanjye, ugira gute roba? Urembarembyaho. Kurembarembya muzi ikintu bisobanuye bene data, ni ukunyuza hejuru. Donc ntubitoneke, urembarembyeho, unyuze hejuru, ariko ntubitoneke. Ni systeme ya Kinamani, ni systeme ya kibembe, ni systeme yo kurembarembyaho. Iyi systeme uyigeramo bakakubwira, bakagutegeka uburyo udakwiye kujya uvuga ku byaha by'abantu. Yo, Imana idutabare bene data. Twarinjiriwe. Ni systeme ya ntubitsire, ahubwo binyure hejuru ntubivugeho. Imana yibarinde mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo mu mboni ya Satani n'abadayimoni batekereza ko habaho undi muvuga butumwa uvuga ibintu Imana yamutegetse kuvuga, atitaye kuri iyi systeme yo kurembarembyaho. Ubu dufite abavuga butumwa benshi, uduturo, donc agatike ka transport babaha, babagenerayo bagiye mu ivuga butumwa, katumye batandukana n'ubushake bw'Imana. Ntabwo bakivuga ibintu Imana yabatumye kuvuga. Arajya hariya yabwiriza, yasoza ivuga butumwa bakamukubitira 20,000, bakamukubitira 50,000 kuri momo.
yarangiza utwo dufaranga tw'itike bamuhaye tukamwangiza mu mutwe muri mayindi yiwe, tukanga kwakwirwa boshya ari isambu bamugeneye i Kigali. Yatekereza akavuga uti se nyuma y'uko mpawe 50,000 ni gute nzavuga ku byaha by'abariya abantu kandi iyo nagiyeyo ndya inkoko? Mu izina rya Yesu turengere. Imana idutabare bene data. Mu mboni ya Satani n'abadayimoni ntabwo babonamo umuvugabutumwa umeze gutyo. Ntabwo batekereza ko havamo hakongera kubaho umuhanuzi uvuga ibintu Imana yamutegetse kuvuga. Ntabwo Satani n'abadayimoni babifite mu bitekerezo byabo. Niyo mpamvu Herode yari amaze iminsi yishe Yohana Umubatiza amuciye igihanga, ariko yumvise imirimo Yesu ari gukora aravuga ngo hoya, nta wundi wakora ibyo bintu, buriya ni Yohana Umubatiza wazutse, niyo mpamvu ari gukora ibyo bitangaza. Yesu ashima. Ntabwo mu mboni ya Satani n'abadayimoni ntabwo batekereza ko hashobora kongera kubaho undi muntu umeze nka Naboti w'Iyezereli wanze kurekura gakondo y'uruzabibu rwa basekuruza, ahubwo akayigundira, akabwira Ahabu wari umwakaga ijambo rikomeye, akamubwira ngo biragatsindwe n'Imana yandemye kwemera kurekura nkaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Yesu ashimwe. Akayigundira kugeza ku rwego apfuye, akagundira gakondo y'abasogokuruza. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndagira mbabwire kuri gakondo y'abasogokuruza ibintu byayirangaga. Muri gakondo y'abasogokuruza uzi ko Roba nta muntu watinyukaga kurira ku ruhimbi yambaye silipa. Neva. Barahubahaga. Yesu ashimwe. Amen. Muri gakondo y'abasogokuruza nta muntu wavugaga ngo ni mu mucecekesha adahanura. Oya. Muri gakondo y'abasogokuruza bubahaga imvugo y'Imana. Nta muntu wari gutinyuka guterera haleluya y'umurambararo mu mvugo ivuga ngo ni muceceke mwumve icyo Imana ivugana namwe. Ntabwo byabagaho muri gakondo y'abasogokuruza. Ntabwo byabagaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Muri gakondo y'abasogokuruza isi y'umwuka niyo yapangiraga isi y'ibigaragara iyitubamo uburyo izabaho. Ariko ibintu byaricuritse, ubu ngubu isi y'ibiboneka, isi y'ibigaragara niyo isigaye ipangira isi y'umwuka imibereho yayo. Kandi isi y'umwuka irusha imbaraga n'agaciro isi y'ibigaragara. Ndagira mbamenyeshe ko muri gakondo y'abasogokuruza isi y'umwuka yari yo muyobozi w'isi y'ibigaragara. Ariko uyu munsi ibintu byaricuritse, isi y'ibigaragara isigaye ari yo muyobozi w'isi y'umwuka. Imana idutabare bene data. Amen. Haleluya. Imana ikurinde gutakaza gakondo y'abasogokuruza. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri gakondo y'abasogokuruza nta mwari muzima, nta mumama muzima, nta muntu w'igitsina gore wari gutinyuka kwambara ikanzu idafite akenda k'imbere muri yo ngo atambuka ajye mu bantu. Muri gakondo y'abasogokuruza. Muri gakondo y'abasogokuruza nta gitsina gore, nta muntu wari kuza imbere y'Imana w'igitsina gore atashyize agatambaro mu mutwe. Oya, ntabwo byabagaho. Imana iturengere bene data.
Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mu mboni ya Satani n'abadayimoni ntabwo bateganyamo undi muntu umeze nka Barutolomayo. Ya mpumyi yasanze umwami Yesu akayihumura. Kimwe mu bintu nkundira Barutolomayo, Yesu ashimwe. Amen. Barutolomayo yemeye guta umwenda we wa kera ati kanzu ye. Yesu amuhamagara iyi kanzu yari ayambaye. Ariko yumvise ijwi ry'umwami Yesu ntiyanga no guta umwenda we kugira ngo asange umwami Yesu amuhumure. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Mu mboni ya Satani n'abadayimoni ntabwo bateganya ko hakongera kubaho umukristo umeze nka Barutolomayo wemera guta umwenda we wa kera agasanga umwami Yesu kugira ngo amuhumure. Ahubwo Satani mu mboni yewe n'abadayimoni icyo babonamo gishoboka ni umukristo witaba Yesu amwitabanye ikanzu ye, umwenda we wa kera. Ndagira ngo nsobanure urwo rurimi mvuze ko ndabizara abantu bataza kubyumva. Nari mvuze ngo ntugahure n'impumyi zitabanye Yesu imyenda yazo ya kera yazihamagaye zambaye. Yesu ashimwe. Amen. Donc izi mpumyi nzivuzeho zifite ubushobozi bwo kwambara ingeso nziza inyuma aho twebwe tubona. Yego. Hanyuma imbere zambaye umwambaro wa kera umwe Yesu yazihamagaye n'ubundi zifite umwambaro wa kamere y'ibyaha. Yesu ashimwe. Amen. Izi mpumyi zifite ubushobozi muri zo bwo guhagarara ku murongo w'imbere muri korari, zigatinyuka zigahagarara imbere kandi zinasambana. Icyaha cy'ubusambanyi cyarazirenze ariko ntikizibuze guhagarara imbere ku murongo muri korari zikaririmba. Imana irengera itorero. Yesu ashimwe. Bene izi mpumyi ntabwo zitinya gutanga igaburo ryera. Gutanga igaburo ryera. Kandi mu gasozi zifitemo inshoreke n'amaraya. Ibyo ngibyo ntibizibuze gutanga igaburo ryera. Umubiri n'amaraso bya Kristo. Imana iturengere bene data. Roba. Imana izakurinde guhura n'impumyi yitabanye Yesu umwenda wayo wa kera. Izi ngizi uzi ko zifite ubushobozi bwo kubwiriza neza tugafashwa. Kandi zinatingana ari abatinganyi. Imana idutabare bene data. Yesu ashimwe. Amen. Ubunebwe bw'Abarokore bwo gusenga ngo bahishurirwe butumye tunywera ku masoko n'amariba yatobamye y'ibiroha. Ndaza kubigarukaho mbabwire ku bunebwe bw'amasengesho Abarokore dufite muri iyi minsi ya none. Ingaruka biri gutuma itorero rihura, itorero riguhura n'ingaruka nyinshi bitewe n'ubunebwe Abarokore dufite mu gusenga. Imana iturengere bene data. Imana izakurinde guhura n'impumyi yitabye Yesu ikamwita bidakuye mu mwenda wa kera ngo iwujugunye usige. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iyi ngiyi noneho ntuzahure nayo inaha ngaha tuyubaha ari inyacyubahiro tuyikomera no mu mashyi. Uziko itinyuka igafata icupa rimwe urabona Roba hari amacupa ahisha ikirimo imbere. Donc ntiwamenya niba ari amazi arimo, ntiwamenya niba ari iki kirimo, kandi y'amasiri mu meza bitewe n'akara nyine iri cupa riba rifite inyuma ntabwo ushobora kumenya ikintu yashyizemo imbere. Rero nuhura n'iyi mpumyi yitabye Yesu itasize umwenda wayo wa kera ikitabana umwenda, si igitangaza ko ishobora gutambukana icupa ryagenewe kubikwamo amazi. Donc wowe watekereza
ukavuga uti dushingiye ku buryo inaha tumwubaha n'uwo ari we na titire afite buriya n'amazi yo kunywa afitemo kandi yashyizemo agasembuye kuko arabizi ko nta muntu watinyuka kumuhamagara muri ya titire tumwitamo na cya cyubahiro cye amubwire ngo mpa ku mazi nyweho. Rero ibyo ngibyo bimuhesha uburyo bwiza bwo gutwaramo vino kandi abantu ntibarabukwe, agahagarara ku ruhimbi kandi yasomyeho. Imana idutabare. Uzi ko izi mpumyi zitabanye Yesu umwenda wa kera zishobora gucuranga bikaryoha tugafashwa tukabyina icyuya kikaza kandi zibifashijwemo n'imbaraga z'icyuma na muri ture. Imana idutabare bene data. Icyama itorero rigakanguka, icyama tukaba maso. Amen. Haleluya. Nari mbasabiye Imana kugira ngo ibahe guhura n'impumyi zitabye Yesu ariko zabanje gusiga umwenda wazo wa kera. Amen. Haleluya. Impamvu Satani n'abadayimoni mu mboni yabo badateganyamo abantu bameze nk'abo nagiye mvuga ni iyihe roba? Amen. Herode azi neza ko hari abantu yamaze guca ibihanga. Yesu ashimwe. Herode arabizi neza, donc afite urutonde yego rw'abantu yamaze guca ibihanga. Ibyo abizi neza, afite akariste k'amazina y'abantu yego yabwira ngo tujye mu masengesho. Herode azi abantu basengana amasengesho yo mu rugo na madama ahari. Abo bantu azi abari bo basengana ku buryo bataza kumukoreza isoni imbere ya madamu. Donc arabizi ko batamuvamo ngo bavuge iby'amanyanga ye. Herode abo bantu arabazi basengana yo mu rugo. Hari n'abazi batayasengana kuko atari yabashyira muri systeme yiwe y'ubukoma amashyi. Herode azi abantu yashize ku rutonde yamaze guca ibihanga akabashyira muri systeme yiwe ku buryo azi uwahanura itorero ryasenza yo kwiyiriza ubusa. Abo ngabo arabazi. Azi n'uwajya mu mwuka Imana igiye kumukoresha ngo ahanura agahita abwira abadiyakoni akabwira ngo ni mucecekesha adahanura. Azi abatari yashyira muri systeme, azi n'abo yayishyizemo. Imana iturengere. Azi umuhanuzi wahanura mu cyumba twasenze, azi n'uwahanura mu rugo iwiwe yasenze, azi n'abo atakoresha, azi uwayobora gahunda, azi n'uwataha gahunda. Hari abo yamaje gushyira muri systeme yaciye ibihanga, arabazi. Imana iturengere bene data. Amen. Haleluya. Bene abangaba Herode yashyize muri systeme yiwe y'ubukoma amashyi. Imana idutabare. Abasigira kumenyesha abantu yego umwaka w'imbabazi gusa, akabakuramo kumenyesha abantu umunsi wo guhora inzigo w'Imana izahora inzigo ku banyabyaha. Abantu Herode yashyize muri systeme yiwe y'ubukoma amashyi abakuramo urusengero akabasiga mu rusengero. Aba bantu abasigamo kubwiriza abantu ko Imana ari inyembabazi gusa, bakibagirwa no kuvuga ko inica. Imana irica ikanakiza. Bavuga kote rero yo gukiza ariko iyo kwica bakayibagirwa. Bavuga imbabazi z'Imana ariko ntibavuga umujinya wayo. Imana iturengere bene data. Yesu ashimwe. Abasigira ikintu cyitwa pirate. Abangaba abajyana original agasiga pirate. Imana idutabare. Haleluya. Basigara n'izina ry'uko bariho kandi ari intumbi zigenda barapfuye kera mu isi y'umwuka. Yesu ashimwe. Imana idutabare.
haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ntabwo Herode, ntabwo Satani n'abadayimoni babona umuntu umeze nka Sitefano wemera gusiga ibyaha bya kera agakorera Imana ari umukristo mwiza wuzuye umwuka wera. Hari indirimbo nakunze, umuririmbyi yaravuze ngo mwe kugenda mutwaye imifuka n'ibitabo gusa, ahubwo ngo mugende mubyawe n'Imana mwuzuye umwuka wera. Hari abantu bafite experience batagitanga ubuzima mw'ibi bintu by'Imana, basigaye batanga experience ariko ubuzima ntabwo bagifite. Imana iturengere bene data. Yesu ashimwe. Amen. Imana idutabare. Kangaruke kuri cya kintu navuze ngarukaho cy'abantu cy'ubunebwe bwo gusenga buri mu barokore mu gihe cya none, bitumye abantu banywera ku masoko yatobamye. Twasomye Bibiliya iratubwira ngo hari ibimenyetso bizagumana n'abizera. Yego. Bazafata inzoka, bazavuga mu ndimi nshya, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, niba nywa cyangwa bakarya ikica nta kintu kizabatwara, n'ibindi Bibiliya ivuga. Ibi bimenyetso bene data byagiye he? Turi kuri topic ivuga ngo ni wowe Imana izabikoresha. Maze iminsi ku izi mbuga nkoranyambaga numva abantu bavuga ko Imana yasezeranyije iki gihugu cy'u Rwanda ububyutse. Ariko kankubaza, ni uruhe ruhare uri kugira ngo wikonekite n'ububyutse Imana yasezeranye? Ni uruhe ruhare uri kugira ngo ububyutse buze muri twebwe? Kuki utekereza ko Imana izakoresha abandi bantu akaba ari bo bazana ububyutse? Why not you? Kuki atari we Imana izakoresha? Ni wowe Imana izabikoresha. Abarokore dufite ubunebwe bwo gusenga ngo Imana ibidukoresha. Abarokore dufite ubunebwe bwo gusenga ngo ibirema byongere bihaguruke. Imana yakoraga muri ba Petero mu itorero ryo hambere, niyo Imana ikorera muri twe uyu munsi wa none. Imana yakoreraga muri ba Paulo, imyenda yabo igahagurutsa ibimuga, imyenda yabo igahumura amaso y'impumyi, imyambaro yabo igakiza indwara z'uburyo butari bumwe. Na niyo Mana yacu. Imana iri kumwe na ba Eliya bavuga ngo niba ndi umuntu w'Imana umuro numanuka uve mu ijuru, umuro ukamanuka. Na niyo Mana yacu. Bibiliya iravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Ni wowe Imana izabikoresha. Kuki utegereje ko hazaza undi muntu akagira uruhare kugira ngo Imana itange ububyutse muri wowe? Abarokore nimureke ubunebwe dusenge. Nimureke ubunebwe dusenge ibirema byongere bihaguruke. Nimureke ubunebwe dusenge impumyi zongere zihumuke. Nimureke ubunebwe dusenge Imana iduhe icyo kuvuga. Imana iduhe package irimo ubuzima bwo muri Kristo. Abantu bari gutanga amagambo adafite ubuzima, kandi Imana ifite ubuzima buhishwe mu bihe byo gusenga. Dusenze Imana yaduhaho. Ni wowe, ni njyewe, ni twe Imana izabikoresha. Ni wowe Imana izabikoresha. Kuki urindira abandi? Ndagira ngo dusenge Imana. Ariko dufate icyemezo bene data. Birababaje. Uburindire ngo bagende bagusomera ijambo ry'Imana. Kuki udafata bira ngo ngusome uhishurirwe, usenge Imana iguhishurire? Nje ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire na we nicyo ngusabira. Ni wowe Imana izabikoresha. Wirindira ububyutse, shaka ububyutse. Wirindira ibitangaza, senga Imana ibigukoresha.
yego. Amen. Amen. Roba, ndumva ngewe ibyo numvaga nabwira abantu kuri iyi topic mbibabwiye. Sinzi niba hari ikindi wambaza tukagisubiza mu minota mike itarenze 3 hanyuma tugasenga tugasoza. Akantu nshaka ko ukiriringaho gatoya. Yego. Utubwiye kuri ba Petero bacaga mu nzira abantu bakora ku myenda bagakira. Hari ba Mose bakoze ibitangaza, hari kandi barabuze twasanze bose bagiye nyine bagaragaza impamvu ku Mana, bagaragaza nyine intege nke ku Mana. Rero hari mwene data uri hano nawe ashobora kuba nyine yiyumva ko koko atari we nyine kuko ubwo icyo yakoze, kubwo nyine ibyaha afite, kubw'ingano y'ibyo nyine intege nke yumva yuzuranye. Hari ba Gideon twabonye dusoma muri Bible dusanga nyine baragize intege nke nyine bakanabibwira n'Imana, Imana ije kubakoresha bakavuga ati dufite intege nke bimeze gutya. Rero ndagira ngo ubwire bene data badukurikiye, ubwire umurokore uri mu idini, uri mu idini, uri mu itorero, ubwire n'ungu utaraza, umubwire ati ni wowe Imana itegereje ngo ibikoreshe. Nta bintu byinshi utarakizwa nakizwe. Biravuga ngo uwandura agume yandure, n'uwera agume yere, kuko Kristo kuza ko azaza. Yego. Nta bindi rero mbwira ukiri hanze, ikintu cy'ingenzi kuri we ni ugukizwa. Nuko yakizwa, Yesu amutegeye amaboko, amufite urukundo rwinshi kugira ngo amuruhure imitwaro y'ibyaha, kuko ibyaha biremera kuruta ubundi buremere bwose buba mu isi. Kandi iyo amaze kukwambura uwo mutwaro w'ibyaha, agutungisha umutungo witwa amahoro adashira. Rero umuntu utarakizwa ndamurarikira kuza agasanga umwami Kristo, akava mu byaha akakira agakiza. Hanyuma kuwakijijwe wumva ko ategereje ububyutse buzaza buturutse mu bandi, nawe hari icyo nshaka kuvugana nawe. Amen. Kugira ngo urabona Imana yakoresheje Daniyeli mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, mu ngoma ngira ngo zigera muri 4 z'abami batandukanye, Imana imukoreshamo. Ariko isomye mu gitabo cya Daniyeli ku gice cya mbere ku murongo wa 8, yabanje kugambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Yego. Iyo usomye ku bantu bagiye batandukanye, iyo usoma Bibiliya, Imana yagiye ikoresha. Haleluya. Amen. Hari ibintu babanje guhara. Aburahamu, Imana aramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu, usige inzu ya so n'umuryango wawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana ikorana nawe. Uyu Paulo tuvuga yaravuze ngo ibyarindamu zanjye nabihinduye igihombo, mbitekereza nk'amasi, kugira ngo ndonke ubutunzi butagereranywa nabyo, aribwo kuronka Kristo. Rero udafite ibintu wasize, udasize ibitotsi, usiga ubunebwe, usiga ubute, yego, usige intege nke, ufata ibihe byo gusenga wegera Imana. Nudasoma Bibiliya ntabwo uzigera uhishurirwa ijambo ry'Imana ngo urisobanukirwe. Nudasenga ntabwo uzigera usabana n'Imana. Yego. Nudatanga ntabwo uzigera wakira umugisha. Hari ibintu bigendana. Nusenga amavuta azaza, nusoma ijambo ry'Imana uzamenya ibyanditswe byera, nutanga umugisha uzaza. Rero wowe wumva ko atari ibyawe, ahantu ibitekerezo byawe, imitekerereze yawe itari yagera, uzarinda upfa nawe utahageze. Amen. Ni indwara yo mu bitekerezo urwaye ikwemeza ko wowe utarimo mu bantu Imana yakoresha. Numara kwivurira mu bitekerezo ukumva ko nawe urimo, hanyuma ukabigenza gutyo ukabiharanira, Imana izabigukoresha. Amen. Ukivuga kuri ako kantu ndagira ngo ntandukanyirize umuntu ku buryo umuntu nyine w'umukristo uvuga ati ndi umukristo, yakitandukanye we ubwe akavuga ati njyewe nyine ndi igikoresho kizima cyo Imana yakoresha. Urumva? Cyangwa se
ndi mu nzira y'umuntu Imana yakoresha. Biroroshye. Bibiliya iravuga ngo nuvana ibishimwa mu bigawa akanwa kawe kazaba nk'akanwa k'Uwiteka. Ibigawa ni ibyaha, ibishimwa ni ugukiranuka. Murakoze. Ni uruhe ruhare nyine urubyiruko rwagira mu gutuma nyine baba abakoreshwa n'Imana? Amen. Urubyiruko nkunze ko ubajije icyo kibazo. Tujya tuvuga ngo ni imbaraga z'igihugu. Nanjye ndacyari urubyiruko. Amen. Ni ukuvuga ngo turacyafite imbaraga. Mindi yacu ntabwo irajyamo ibintu byinshi, twasoma Bibiliya igakwirwamo. Amen. Ikindi turacyafite iminsi yo kubaho mu gihe Imana ikidutije ubuzima. Rero dufite garante yo gukorera Imana mu buryo bwagutse. Urubyiruko ni rukunda ibintu by'Imana. Urubyiruko ni rugaragaze uruhare rwarwo mu ivugabutumwa. Bavugira Imana, bakorera Imana. Yesu ashimwe. Nibegera Imana bitoze gusenga. Nibegera Imana bagabanye kurya bongera amasengesho. Nibegera Imana, Imana ibakoreshe ibintu by'imbaraga. Amen. Be kuba inkoma amashyi. Nasomye Bibiliya nsanga ari igisanduku y'isezerano yigeze iva mu Bisiraheli, hanyuma Abafilisitiya barayinyaga. Bamaje kuyinyaga, bayinyagiye mu ntambara bari barwanyemo n'Abisiraheli. Ariko icyatumye inyagwa cyari iki? Abasaza basiganye n'abasore. Yego. Basiganira kujya guheka isanduku y'isezerano, bayivana mu bubiko bwayo aho yari iri ku mutambyi Samweli ku rusengero, bayimanura bayijyana aho urugamba rwari rwabaye, rwari rwabereye. Abasore basigana n'abasaza, abasaza bakajya babereka inkovu bagize kubwo kuremererwa isanduku y'isezerano ry'Imana. Abasore bakabwira ati ko umurimo ari uwanyu muranga kuyiheka ngo bigende bite? Ariko mbwiye urubyiruko, nari mvuganye n'urubyiruko mbabwira ngo be kuba inkoma amashyi za Satani n'abadayimoni, binjire mu mugambi w'Imana, binjire mu bushake bw'Imana. Be kuba inkoma amashyi, ahubwo biga ijambo ry'Imana, barishurirwa bamenye icyo Imana ishaka gukorana nabo mu gihe cya none. Amen. Murakoze cyane Obed. Murakoze cyane kandi tukugira umugisha nanone. Yego. Ukadusoze amasaha yagiye. Uwiteka akomeza guhereza umugisha. Amen. Wadusabira umugisha k'Uwiteka, akomeza kumubwira ati abaritwe azabukoresha. Amen. Hanyuma wowe udukurikiye kuri kamera, umuntu utarakora subscribe, niwumva ibi bintu bigufasha, nta gahato. Ni umwuka wera uzabikwemeza bitewe n'icyo bikumariye, cyangwa se n'icyo ubona gifite icyo kikumariye kwicano, uzakore subscribe. Hanyuma turabakunda, Imana ikomeze kubaha umugisha. Kadusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye ko ari twebwe uzakoresha umurimo wawe. Turagushimiye ko ari twebwe uzakoresha ibirema bigahaguruka. Turagushimiye ko uzadukoresha impumyi zikongera zikareba, ibipfamatwi bikumva, abakene bakabwirwa ubutumwa bwiza. Twari dusenze kugira ngo Imana y'amahoro ikorane n'ibitekerezo by'abatwumva, kandi natwe itaturetse, itwumvishe ko ari twebwe dukeneye kugira ngo ibitari bigenda neza, ibitari biri kugenda neza byongere bigende neza, ibitari biri mu buryo bw'Imana bijye mu buryo bw'Imana mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo ibyo bintu bikwize mu bitekerezo byacu, kandi dusabye umwuka wera w'imbaraga nyinshi kugira ngo agwize ubwenge no guhishurirwa kw'Imana muri twebwe, Imana idukoreshe muri iyi si bingana n'ibyo ishoboye kuhakorera. Ni ku bwa Kristo Yesu dusabye byose, twizeye kubikorera muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Igisubizo nta kindi, ni ukuvuga ati ni njyewe Imana izabikoresha. Murakoze cyane, turabakunda cyane, nawe ubutaha.